Gahunda yo kugaburira abana ku mashuri izwi nka school feeding ni gahunda yaje igamije gufasha abana kwiga neza bityo bagatsinda uko bikwiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 gahunda yatangiriye mu mashuri y'uburezi bw'imyaka 9 na 12 ndetse politiki yayo yemezwa na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 ihita ibitegeko mu mashuri yose uri mu mashuri abanza aho leta itanga uruhare rwa 60% umubyeyi agatanga 40% by'ikiguzi cy'ifunguro ry'umunyeshuri. Kuri iyi nshuri iyi gahunda abanyeshuri bavuga ko yabagiriye umumaro mu myigire yabo dore ko abana biga mu wa 4 kuzamura bavuga ko amasomo y'ikigoroba bayigaga basinzira bakaba bashimira leta y'u Rwanda yashyizeho iyi gahunda. Gahunda yo kurya ku ishuri rwose turayishimira kuko yadufashije ibintu byinshi cyane. Uko twasangaga mu rugo nta kintu kiriyo tukarya, none ubu ngubu tusigaye turya tukiga, none amasomo garagenda. Twasangaga mu rugo nta kintu kiriyo tukanywa amazi tugataha. Ndashimira Paul Kagame wayishizeho. Ubundi wagenda ugasanga iwanyu batatetse aribwo bavuye nko guhinga, ukagenda ukirwa wicaye mu rugo, ariko ubu ngubu turarya gahunda zigakomeza. Nayakiriye neza kuko umuntu ariga neza, ubundi urataga ugasanga iwanyu nta nubwo batetse bigatuma ugaruka utariye, ariko ubu turarya tugahaga tukiga neza kandi tugashimira perezida. Twaburaga nibazo byo gusanga ababyeyi bagiye guhinga bumwe ntubashe no kubona ibiryo ugasubira kwiga wababuze. Ku ruhande rw'ababyeyi nabo bavuga ko ubu buryo bwagize umumaro kuri bo ndetse no kubana kuko hari icyo byabagabanyirijeho. Ifunguro ku ishuri rwose mbese ryagize akamaro kubera yuko abana benshi ntabwo bari bafite gahunda zo kugira ngo babone icyo bitwaza cyangwa nk'uko twitwazaga impamba, ariko ngo kubera imirire yabaye mikeya biriya bintu byagize akamaro cyane. Kandi iyo umwana mbese ari mu ishuri akabwirwa na nyuma ya saa sita nta n'icyo yumva, ariko ngo noneho bigenda neza bakarya bagataha bameze neza. Basanze mbega nagiye mu mirimo nkaba ntateguye guteka, ubwo ni ukuvuga rero ngo byaratworohereje kuko aba yariye ku ishuri, ubwo noneho ibindi rero ari burye mbishaka nitonze, ari ibikunze byagumaho bagakomeza bakadufasha. Ku ishuri ribanza rya Rugando EAR riherereye mu karere ka Gicumbi, umuyobozi waryo wungirije Nyiramucyo Marie Chantal avuga ko iyi gahunda yatumye abana bitabira ku ishuri ndetse yaje ari igisubizo ku bana basinziraga mu mashuri kubera inzara. Ikibazo twahuraga nacyo cyari ikibazo cy'abana bafite inzara. Ikindi kibazo cyari kirimo cyari cyo gucererwa. Kuvuga ngo umwana afite inzara ni igihe uba uri mu ishuri kwigisha ukabona umwana arasinziriye, ukabona umwana ntabwo anezerewe, ukabona umwana ntabwo akina n'abandi. Ashobora kuba afite ibindi bibazo ku ruhande, ariko iyo hivanzemo noneho n'inzara bituma noneho byanga burundu. Byaba iyo utameze neza mu mubiri no mu mutwe ntabwo byagenda neza. Hanyuma ikintu cyakemutsemo kirimo nko ku ruhande rw'abana, abana baranezerewe, hari namwe mu bibonye. Iyo wigisha umwana wishimye nawe ubw'ibyo umubwira abona bishimishije, ariko umwana niba atariye ukamubwira uti jya ku kibaho urabona uri kumutesha umutwe. Ariko niba yariye uramwigisha rimwe guteranyaho rimwe abyumve nyine, wenda umuhe n'urugero rw'ibiribwa uti cya kijumba baguhaye ushyizeho ikindi bikaba ikindi byaba bingahe. Rero byaradufashije bikemura n'ikibazo cyo gukererwa. Naho Nsengimana Jean Damascene umukozi ushinzwe uburezi mu karere ka Gicumbi avuga ko iyi gahunda yaje ari igisubizo kuko ngo byongeye imitsindire mu mashuri ndetse n'ubwitabire ku buryo umubare w'ibyumba ushobora kuziyongera hirya no hino mu gihugu. Ubu ntitukigira abana bakererwa benshi cyane nyuma ya saa sita. Ntitukigira abana bava mu mashuri menshi ko uyu munsi nujya kureba uzasanga hirya no hino mu mashuri ahubwo ubucucike busa nk'ubwiyongereye, busa nk'ubwagarutse, uburyo bizadusaba kongera ibindi byumba by'amashuri. Ikindi nuko kugeza uyu munsi nuko imibare y'abana bata ishuri yaragabanutse. Wakubwira ko ino gahunda yajyaho ubu nibwo nabonye dufite abana bake bataye ishuri cyane mu mashuri abanza, aho dufite abana bagera kuri 745 kandi hamwe n'imbaraga ziri gushyirwamo imibare kugenda igabanuka. Ababyeyi rero bari kumva ino gahunda ndetse n'abana by'umwihariko. Ikindi nuko kugeza uyu munsi nkuko nabivuze abana nabo barabyishimiye. Uri gusanga abana bacungana n'amasaha kugira ngo nibura amasaha agere bari ku ishuri bafatanye ifunguro n'abandi. Ikigo cy'amashuri gifite abanyeshuri bari hagati ya 800 na 2500 gishobora gukoresha amasiteri y'inkwi agera kuri 5. Ni mu gihe ikigo gikoresha muvero n'amashyiga akoresha uburyo burondereza inkwi gishobora kuzigabanya ku kigero cya 75%.
mu mashuri abanza umubyeyi atanga umusanzu uhwanye n'amafaranga 975 ku gihembwe, naho leta ikazajya itanga amafaranga 8775 ku munyeshuri ku gihembwe. Iyi ni Hafedi Center mu karere ka Gicumbi.